Hello guys bakunzi bo kuri Ejo Media nongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe ni Cikwanyi guys mwari mumaze iminsi mutambona ariko noneho ubu naje noneho mbazanira n'icyamamare bita Young Mist so tudatinze tugiye kuganira na Young Mist no mwana muto cyane afite impano nayo muraza kuyumva araza kuyibibwirira so ariko mbere na mbere mbanze shimire wowe wakoze subscribe wowe ukurikirana ibiganiro byacu byo kuri Ejo Media tudatinze rero reka tugere kwa Young Mist tumubaze ibyari byo ewan twumve uko biba byifashe muri street. Oh guys rero tudatinze kambagere kwa Young Mist atubwire ko biba byifashe. Young Mist turagusuje kandi turakwakiriye kandi mbere na mbere turagushimiye ko wabanje kwitabira ubutumire bwacu. Ya murakoze cyane nanjye nishimiye uburyo mwanyakiriye kabisa. Ngo wallahi ngendaka uwo mubiri untera gukwama gukunde babiranyica uwarunera gupacika icyama nkakoraho iyo nyama yawe nkashunaho sinkubeshya naryumaho yay akampera karonauto Young Mist. Ha cyakoze Young Mist ngiye nkunda kubaza cyane akantu numvishe iyo ni indirimbo yawe sibyo akantu numvishe ngo ngicyama kugakoraho ibintu by'inyama n'iki wadusobanura ku kantu. Ya nabasobanura nyine turaruzi no baby twakunda kuba turi kumwe cyane nyine turi kumva Neso baby ni wenyama no na nismo mbeba binyama naye ndi kwiba ahubwo nyine impamvu nyine naririmbye ngo icyama ngakoraho akenshi twabaga turi kumwe nyine akambuza kumukoraho nyine tunge nkagira ibyifuzo byo kuba naririmba ngo icyama ngakoraho nyine tuniwe wampaye idea yo bana creating iyo ndirimbo. Bavuze ngo numbaby mwabaga muri kumwe sibyo ni nawe watumye uririmba ngo iyo ndirimbo ngo icyama gakoraho bivuze ngo ni true story. No ntabwo ari true story. Oya kandi nyine wumva ariyo watumye uririmba ngo icyama gakoraho ntabwo nyine amagambo yose arimo ari true story nyine harimo make yashaka kumvikana ko ari true story ariko ntabwo ari byose. Okay none se we watubwira nka tatu arimo ya true story. Amagambo arimo nka tatu ya true story nyine nuko mukunda nese ubwo amagambo ni atatu iryo ni irya mbere dukomeze ndakubwira n'irindi oya ndarikubwira bigira ikibazo turi kumwe se. Okay so Young Mist uri umuhanzi nk'uko wabitugaragarije cyangwa se nk'uko watangiye utwibwira ubundi urugendo rwawe muri music byagenze gute wabitangiye gute se hari umuntu wakubwiye ati jya kuririmba urashoboye cyangwa muri wowe wumvisha ari ibintu bikuri murabati tangiye kuhatwika. Ya nyine ngira natangiye kuririmba kera nkiga primary nibwo natangiye kumva ko mfite impano yo kuba naririmba ariko natangiye ndirimba indirimbo z'abandi nkajya nziririmba nyine nkora ama repetition abantu bakambwira ati nyine ufite vocal washobora kuba waririmba. Ya rero nza kubitekerezaho mbona nanjye nakwandika indirimbo yanjye ndabikora mbonye bikunze njya studio ndayikora abanyarwanda barayikunda nyine bakomeza kunyinspira nyine bo ndacyakora n'izindi. Okay nakubaza gato none se ugitangira gukora indirimbo ku munsi wa mbere ujya studio byakugendekeye bite wari umeze ute nyine? Ya kunabikubwira nyine ntago bijya byoroshye kuko ari ibintu nyine umuntu abagiye gukora bwa mbere bari ikibazo birabanza bikakugora ariko nyine uko ugenda urushaho kugenda ubikora urushaho kugenda nyine ubimenyera tu. So uravuze ngo birabanza bikakugora ni nk'iki cyakugoye ukigera muri studio beti ikintu cyatuma nanareka kuririmba? Ya nyine urabona hari ukuntu ujya kuri recordinga noneho nyine waba uri muririmba wumva beat nyine kumva nyine birimo birakuvanga nyine tukumva ntago biri kumvikana ni gutyo nje nabikubwira moto. Icyo kintu abantu benshi bajya bakingiraho kugira nyine muri studio bwa mbere ngo nari mubajije ngo numve nimba nabyarakubayeho. Ya no kuko bimeze nyine ni twese bitugeraho. Okay none wowe ufite ababyeyi bose? Ababyeyi bose ndabafite nta kibazo. Nese ubona nko mu bijyanye n'umuziki wawe
ntago bibabangamiye cyase baragushyigikira babifata gute mu rugo? Urebye nyine mu rugo ikintu bampa time yo kuba wenda naza gukora ino interview ibyo byonyine biba bihagije, ni mu bikomeye cyane kuba batandistabinga nyine tubakamataye mu nkajya kuba nabikurikirana. Hanyuma urakiga cyangwa se warasoje? Ndakiga nzasoza umwaka utaha. Wow, ni byiza cyane. Ubu se mu ishuri ubu wakangaye? Ni muri 5 ba mbere. Ubwo ntumbeshye. Hafi ntabwo mubeshye. 5 ba mbere, ubwo muri abo 5 uba nk'akangaye? Nze ndi wa 3. Wow, ndumva ari byiza cyane kabisa, nge ndumva uri umuhanga. Indirimbo niwe uziyandikira? Ninjye uziyandikira nyine tu. Wow, kabisa guys, murabyumva Young Mr nge ndi kumva arenze byadanje. So ikindi kibazo nakubaza, ufite umukunzi? Ibyo nta kintu bashaka kubivugaho. Oya bivugeho ko ari umuntu wampaye amakuru ngo niki wapi kabisa nyine nta mukunzi. Ukabura mwihakanye? Wapi namwihakana kandi ntago ari bukwange nawe n'iki kiganiro uramwihakanye? Wapi nuko ntawe mfite, gusa ndamuteganya musingo searching nyine. Nawe ufite? Base nkubaza ikibazo, iyo ufashe phone ya sheri wawe ntewe tujya nyine uyifashe ni hewe tujya nyine tu yanjye bitewe n'uryo mba mwizera tu nago mba nkeka tayari ndagutsinze. So warumbwiye ko ntawe ufite? Oya nyine reka nkubwire sibyo, nago right now nawe mfite ariko nigeze kumugira. Oya ndakubajije ngo iyo ufashe phone ya sheri wawe kandi warumbwiye ngo nta sheri ufite. Nawe mfite nese ariko wabyemera ko ngukomye? Ashobora nangomye byo. Wowe yambya ngo nta sheri ufite, iyo ufashe phone ya sheri. Guys, murabyumva ukuntu Young Mr atangiye kwivamo? Oya wapi nyine tugusa nigeze kumugiraho ariko right now nyine nawe tu. Hagati aho naraye nkubonye uri gutwika kuri Good Rich. Ni ibisanzwe nyine tu, ni ibisanzwe biriya abanyarwanda ugomba kubagezaho ibintu bishyashya kandi bakabikunda. Ewana kabisa, courage bro, uratwika urarenze. Ngiye nkunda ibihangano byawe urabizi, kandi nzishimira no kubona urugejuru kurenza aho ubu ngubu. Ni ikintu kizaneza cyane. Niko bimeze nyine tu, kubanga ndenda kubatamo indi boro nshyashya. Ni lisito nyine bari kuyitunganya mu minsi mike ndayishyira hanze. Hanyuma ufite indirimbo zingahe ngo? Indirimbo zo ni nyinshi ziri hanze, zimaze kuba 7. Watangira uturirimbira nk'indirimbo watangiriyeho bwa mbere cyane iriya n'ubundi waturirimbiye? Oya wadutamo boro ya mbere ko barajya ngo warayibagiwe? Ni boro nyinshi ngiye nagiye nkora ntago napfa kuzibagirwa nyine. Ngaho dutemo ntari But nobody do like this kubikora wallahi ninjana. Nasanze uri fresh nanyangwamo ngutamo utuntu twa danjebe. Ngeni tamu mbanshakisha kugira ngo ubeho neza, nubwo abanzi banshachinga bakangigira bati no angusaba wanja kibyabo bireke makwi bariyo n'amabandi ndabizi na postings kuri Insta barafollowinga, nubwo bashaka kumfata kunda kandi ndi rasta nabyumva nka powa naguhaga pro tukansanga genyero ugahita umbera muganga bebuka makwizo medesi you will love some magnetic kuma show wallahi sinakatira. Wow ko numva no iyo niyo ndimbo ya mbere. Cyakoze umva ndumiwe umbe ngo misekira akadomo. Okay, Young Mr umaze gukora indirimbo n'abanzi bangahe cyase zose uzikora wenyine n'abandi bantu mujya mukorana indirimbo? Song meruka gukorana na Steve kama sibye ko atarashyira hanze aza uploadinga ku mino minsi na minsi 2 ishira ta uploadinze. Eka mbaririmbira akantu gatoya ngo nari stubborn usimihande anosh kuba stable ndakwama mbaloki ngo finally nzaba umukapo
winjiririye jango nabonaga izina nari shwago ndapowa ngo mbone mapu mbone kubatamo abangotesheje nibo bankunda today. I don't want your body, trust me I go shy. Yanirinze body ngo nigite kofi, yeah winyita Shelly undahuzuba mo sorry. Wow, ese nkubaza akabazo nka Shelly wawe yabonye uri kuririmba nyine akabona uri gutwika abifata ate cyase nyine ubona ameze ati yeah right now kuko namufite uri kumva ariko mugihe nari mufite uri kumva yarabinkoreraga nyine fresh abona natwitse ubona we nyine akaza kunyitaho. uravuze ngo ubu ntawe ufite ese undi byagenze gute imbere wari usanzwe umufite byagenze gute kandi utubwize ukuri wapfuye ikina Shelly wawe kugira ngo ubu uri singa kakanya cyangwa wabaye umustar uravuga ati mbaye umustar ntago nakomeza gukundana dore ko ngo nta bastar bajya bakundana. Ya nyine icyabiteye ni impamvu z'akazi tu ntago namwitagaho uko bihagije nyine wenda agira ngo simukunda nyine bituma dutandukana kubera impamvu z'akazi. Ntago wamwitagaho uko bihagije ni gute ubasha gutera imitoma wenda abantu ukoresha muri clip kwita kuri Shelly wawe bikakunanira urumva ibyo bintu bibaho? No rega kubijyanye na clip kara nakazi kandi gukundana n'umubebe ngo murabashaka nakazi kabirimo nta mugati birimo wejo hazaza. Ko numva bitoroshye ubu se yarura nk'imyaka ingahe ngo usubire mu rukundo? Simbizi wenda ariko buri Imana izakora ibyayo mubone tu. Ubu ngubu urumva ushaka kujya mu rukundo? Kareka nakajagari ku rukundo nyine aka kanya sura nyihindutse wapi mbe n'umuceri se yabigira ibanga nacyo. Oya nta byibanga urabizi twe abanyamakuru ntaho tujya tugira ibanga mbe n'umuceri ya nta kibazo ukora ibikwiye tu. Guys subu mbivuge wagushya oya natiko ntajya imiyaga guys. Young Mister nimba zikatari ikinyuma ngo babishyira hanze bivuge. Young Mister ejo bundi yanyandikiye ansaba urukundo none yanyihakanye. Ngaho nyereka proof byereka abanyarwanda babibone bigaragaze byereka abanyarwanda nyine kuri ikintu cyambere ni proof. Ubuse nimbigaragaza dushete nimbigaragaza ugatsindwa ntago bibaho nta nori gitsindwa reka. Guys Young Mister yanyandikiye ambwira ngo dukundane n'ubu nabaha gihamya none dore ari kubihakana. Ariko ubundi ubwo twatwarahusha gute kugira ngo banyemerera kuza kuma interview? Oya kuri kubihindura bihindura nshaka iki kintu tukivugaho ni gute ngiye wambwiye ngo dukundane sibyo ukaba uri kuvuga ngo ntago wakundana ngo buri mu kazinga ibintu by'inkundo ntago bicuruza washaka kunyinisha? No ariko chiku njyewe uri kumva tumenyana uri kumva ntago nenzi ko nyine uri umunyamakuru tu twahuye nyine bisanzwe tukaganira nyine ariko urabizi nyine iyo umucama ukora about music ibintu bijyanye na music nyine urabizi iyo n'umubebe ari ubwa mbere nyine gerageza kumwereka nyine ko usa nkaho wamushegeye nyine tu. Rero nce nabikubwiye muri buriya buryo nyine nabwo ati ndabona umeze neza wampaye pics zawe n'iki ahubwo ugira ngo nagusariye wapi nta byari byadanje ukaba wivuyemo. Guys sabyemereye mwiyumvira yanjye nyine ukuri kwanjye kwari uko nguko tukuba wankarazimo pic uri kumva ndabatiye wana ndabona umeze fresh nyine mbona uratwika ahubwo nyine nakubwiye ko twika ugira ngo nagukunze. Muri make wari uri kumfera wapi nese kuba uri mwiza nyine cyangwa unatwika ibyo ngibyo nyine ushaka unatwika uri mwiza ariko ntagukunda tu kubera iki? Kubera nyine impamvu zanjye njye mfite commandment ngenderaho
mfite karagiteri zanjye ariko bitabangamiye akazi kanjye nyine nagutamo. muri make ubu nta by'inkundo wazitaye yahuze. Gahunda ubu ngubu ni ugukora umuziki kugira ngo ejo hanjye nyine hazabe heza, naho ibintu by'inkundo nasanze ni stress nyine. Gusa iyo ugize umugisha nyine ufite abantu bakwitaho b'inshuti zawe aba besto bari sawa kurusha uko wagira umukunzi. Okay, so guys, kari agaciyemo tuba tugira ngo museke, tuba tugira ngo muryoherwe n'ibiganiro byacu. Naho kariya kantu twari tuvuze twari turi kubafira ntabwo ari byo. Oya njye mbivuze ngira ngo numve akakuvamo, ariko ubwo nakumvise umunsi wambwiye ngo dukundane nzahita mpakana nihuze. Undi si ubwo wanyemerera ibyo tube tubetse. So guys, mu kanya turaba turi kumwe n'umupeti muto cyane bamwita Oxfox wo muri Tuko Music. Iyo ndimbo zo mupeti ujuzumva? Njya nzumva uriya mupeti nabonye nawe ameze neza tu, nari mu kazi kose ahubwo nambwira ngo courage nawe nizere ko. So tugana ku musozo, wamvugishije menshi uri gutuma mvugishwa. Tugana ku musozo, ni iki wabwira nk'umwana ushaka kuba umuhanzi ariko akitinya akavuga ati se nabigeraho nabigenza gute? Ni iki wamubwira? Ikintu namubwira cyo nyine ni ukuba yatinyuka akajya sito agakora, agashaka abantu wenda bamaze igihe bakora bakimufashamo kugira ngo nyine nawe arebe ko hari aho yagera, kuko buriya ufite impano nyine akagerageza gutinyuka bihita bikunda. Cyakoze. So dutemorera kandi karirimbo ka nyuma dusoza. But you making me lose my mind right now, ndasezeye sinyiri singo bunafashwe nanjye nsigaye nikoma kuba njye ndi superstar mbikesha wowe dukundana, nkunda kutajya unaniza kubikora unanyongeza kereka umpaye nka jujuju maze ubundi nka ndabizi wajya unankombora ukajya umpamagara kereka umpaye nka jujuju maze ubundi nka ndabizi wajya unankombora ukajya umpamagara sha kereka umpaye nka jujuju haguta mukika ngari ibirozi hagucemba pakunaniwe jujuju ufite niyo ngusaba nubwo mbabona uri kwigiza njya nkubona utera udukaritoma gushekinga buri bakagupeya sinagombwa kubinkorera today nejo wagwamo nkarago. Ngaguhaye iki? Kereka maye nka jujuju nyine tuzi wadusobanura, ntabwo ndi kubyumva neza ko ntabari kumva iki kiganiro ako kantu kazabacanga. Wadusobanura ako kantu? nyine nawe mbikora kugira ngo bibacanga tu. None twebwe hano kuri Ejo Media tuba dushaka gusobanukirwa buri kimwe. Dusobanurire. Wahigereye nyine juju uri kumva nyine tuse ni slang juju nyine kereka umpaye nka juju nyine slang. Nese slang nta kuntu wayisobanura ukayivuga byeruye nyine ibintu bya slang ukabivamo nyine subwo man nyine kuntu nge nabikubwiramo mundi buriya ari slang zitagira ikinyarwanda cyeruye tu. Nk'iyo boro ukivangukire kumaye nka juju nyine uhita wumva ko ari boro nyine. Akora akaboro mfite shaka kureka akaboro nanditse ariko nyine numva ndagakunze gusa nubwo atari yo njyana yanjye nyine nkunda kuririmba tu. Avuga gute? Kanze nk'abatema ngo stage niho mbikorera mfite inzozi zo kuba umuntu urenze aguruka paka ngeze ni mahanga gusa nyifite umwami ngaza ncuramo imari vuba bidatinze muzuma nabaye famous yamaye byose ntacyo njya mushinja yamaye impano disimenya kuririmba kubu nsigaye nibye niyo mfite akamari gabanya ubufeze ubundi ureka iby'amashyari uremara nkunda nkaraga pocket money utwana twose dusigaye tunyita amahani sinzi kujishisha mora nihiringa urya kubaho k'umugabo bisaba kurara ijoro wasinzi icyo nakora kugira ngo mbone fame gusiga mu ndayikunda kandi nzayipfira guca bugufi nibyo biza kugeza iyo
approach zanjye no gukora cyane nkagakaba ngagira abafans ibihumbi na magana cyo ngunda nkabure disimwereka ugana nkunda kuririmba mugona bista show me the way ndi mu mwishe master wow ariko guys ahantu hari turi gutwikira ubundi mwahamenye turi hano Nyamirambo mu Marange ewana noneho Young Mr we yantwikiye cyazu bro urarenze kabisa. Yeah, thank you so much wallahi. So dusoza rero ikintu nakubwira komeza ujye imbere urashoboye. Ya ndabizi haba harimo imbogamizi nyinshi habamo ibicantege ariko mvuza ko kantu bitanibuka mu bintu nk'ibi iyo utangiye kwinjira mu bya entertainment hama kubwira ko kaje hama kuca intege nk'umuntu waguciye intege bwa mbere wumvise umeze uti yabwo ngiye umuntu ambwiye ko nashoboye neto binere esprit zo gukora cyane nyine kugira ngo ejo azabone ko nshoboye nyine tu mbagira ngo ari birenze ko ndakeka wenda uko natangiye nkora bari nawe atari ko bimeze nsigaye nkora bolo zirenze kandi ndabizi abanyarwanda barabikunda kandi baranabikurikira cyane yawana YouTube channel yanjye ushaka gusanga ibihangano byanjye Young Mr Official Instagram Young Mr 250 yawana ni ibyo ngibyo TikTok nuko Young Mr Official ahantu hose nyine tuni Young Mr. Guys mwabyumvishe rero mujye kuri izo social media ziwe mukurikire nimba utarakora subscribe kuri YouTube channel ye ni Young Mr. Kore subscribe bihangano bye ntibikagucike byukubitsa no gukora subscribe kuri Ejo Media kugira ngo iki kiganiro kitazagucika. Young Mr. rero turagushimiye ko waduhaye umwanya wacu ndakeka ubutani tugutumira nabwo uzaza. Ya nta kibazo mwanyakire neza kandi nzi neza ko tuzakorana kandi fresh. Wow, so guys rero jya kuri Ejo Media ukore subscribe kugira ngo iki kiganiro kitazagucika. Watangira usezera ibaza ukuntu hotoye bikubyumva ngo watangira ngo watangira usezera. Guys munyihangane umunsi urabyutse njagaraye bya danje menya mba nakujagaraje ariko sha wanjagaraje fo ariko nibyo byanyuma rero nyine abantu bakomeze nyine gukurikirana ibihangano byanjye wandabashimira mukomeze gukora share subscribe comment wana dukomeze nyine twashumika. So Young Mr wakoze cyane guys mwari muri kumwe nanjye Ciku nk'ibisanzwe kuri Ejo Media. Jya kuri Ejo Media ukore subscribe dufite film iri gutwika iri kubikora bayita Umubavu series ariko Young Mr ubundi ugireba iyo film ndayikurikirana byatari ndabikurikirana tu. So guys reka tubashimire mwebwe mwese twabanye cyane cyane wowe ugiye gukora subscribe turagushimiye mwakoze kudukurikirana nawe uzareba iki kiganiro wakoze cyane bye.